ikaze neza mu gace kacu ko mwisanzure aho uyu munsi mwisanzure twakubwiye ko turi buze kukubwira imwe mu migenzi ikorerwa mu bukwe n'inkomoko yayo. Hari igihe ubona ibintu bikorwa ukavuga si ibintu ubundi babikuye ntabwo ujya ubyibaza wowe? Ubundi hari n'ibintu nyine ndavuga ati sinkoze ibintu ubundi bigamije ndi wabitekereje arabizana abishyiraho ubundi utabikoze wabiki bikancanga biba bicanganye. Hanyuma rero ahangaha muri iki kiganiro cy'uyu munsi turibuze kukubwira imihango 7 ikunda gukorwa ku bukwe n'ibisobanuro byayo. Ikintu cya mbere rero tugiye guheraho ni impamvu abasore bapfukamisha ivi igihe bashaka gusaba umubano cyangwa se ibyo akenshi mukunda kwita gutera ivi. Ukabona umuntu agiye gusaba umukobwa kubera ikibundi apfukamisha ivi rimwe kujya adapfukamisha abiri cyangwa ngashinge n'inkokora avuga ati wiriye umera ivi abihene ewa n'ubundi yakagombye kujya yakuba njye nikomba byo. Hanyuma rero ubundi ngo gutera ivi ku musore usaba umukobwa ko bazabana bifatwa nk'ikimenyetso cyo kubaha no kuba nyine aretse ibindi byose akishyira mu biganza byawe. Iki gikorwa kigaragaza ubumuntu bwe imbere y'umukobwa yifuza ko babana no kugaragaza ko arekuye ubuzima bwe bwa gisore akabusiga inyuma akishyira mu biganza by'umukobwa. Wabyumvishe? Nicyo gutera ivi bivuze. Niba gutera ivi ujya umenya kabisa ubuzima bwarabuguhaye. Oh my god. Nayibagiriwe ku idirishya. Nagubaho kabisa. Ikindi kintu cya kabiri ni impamvu umukwe umusore agira umuntu umugaragiye best man pale. Uyu ni umugenzo uturuka mu mateka y'igihugu cy'Ubwongereza aho bari bafite umuco uko umukwe afata inshuti ye yizera cyane kandi y'inyembaraga ikamuba hafi igihe cy'ubukwe ku buryo aba yizeye umutekano w'umugeni we urinzwe neza mu gihe cy'ibirori. Gusa hari imwe mu mico yagiye iva handi ugasanga abantu barifata ukwabo gutandukanye n'inkomoko yayo kugeza ubu ngubu bisa nkaho uyu musore uba bugufi y'uwakoze ubukwe abashinzwe kumusukura no kugira ibyo amufasha igihe amwiyambaje ibirori biri kuba. Ubu ngubu niko abantu babikora ariko mbere yabaga ari best. Ubundi umuntu ugomba kumucungira umutekano bonsa. Kati umutekano wo muri mwisuka. Ikindi kintu rero ni impamvu umugeni agira abandi bakobwa bamwambariye hafi ye. Bino bintu ntabwo nyine ushobora kubutaza ikintu. Ubundi mu bihe byo hambere aba bakobwa babaga bagomba gufasha mu myiteguro y'ubukwe ariko byaje guhinduka mu gihe cy'abaromani aho batangiye gukoreshwa bambarira umugeni. Habaga hagamijwe ubundi ko aba bakobwa bayobya cyangwa bakajijisha imyuka mibi igihe yabaga yashaka gutera cyangwa guhemukira umugeni mu gihe cy'ubukwe. Bamwe mu baganiriye n'ikinyamakuru nyine cyo dukesha iyi nkuru bavuga ko ubu muri iki gihe hari abaherekezwa n'abakobwa bagamijwe ko ari benshi beza kandi bambaye kimwe bityo bikaza kuryoshya ifoto. Hari n'abavuga ko ari ukwigaragaza kugira ngo n'abandi basore bakeneye abageni babone ko nyine bahari. Bataza kuva mu bukwe amaramasa cyane ku buryo bava mu bukwe batangiye no gukundana kandi nyine kera byo byabaga ari ukurangaza imyuka mibi. Kugira ngo dayimoni naza avuga se umugeni ni uriya mugeni wamuyoberwa n'ukuntu aba yambaye bitandukanye n'abandi cyangwa abakera barambaraga kimwe. Ahubwo yenda aho nabyemera. Indi mpamvu ni impamvu umugeni agenda ibumoso bw'umukwe. Ibi byajyaga bibaho muri bimwe mu bihugu ko abageni bajyaga bakunda gushimutwa. Ibi rero byatumaga umugeni agomba kugenda ibumoso bw'umukwe kugira ngo igihe hari abashatse kumushimuta amufatisha imoso yifashishe
nyine amufate mu kuboko kw'imoso yifashishe ukuboko kw'iburyo ubusanzwe kuzwiho kugira imbaraga maze akura inkota mu rwubati atangire kumurwanirira byari romantike rero ubu ngubu iyo uganiriye n'abantu batandukanye barimo n'abakoze ubukwe usanga bavuga ko batazi impamvu yuko kuba umugeni agenda ibumoso bw'umugabo ngo uretse kuba baravutse babisanga. Indi rero ni impamvu umugeni ajugunya indabo ku bitabiriye ibirori. Grawe ujye ubibona ukabona hajya ubundi bikunze kubera muri reception cyangwa bagiye kwifotoza kwa kundi bagiye kwifotoza cyangwa se muri reception naho birahabera ukabona ururabo arebye arujugunya ari kureba inyuma kandi ukabona barurwaniye basaze hari n'uwo barujugunya akirukanka kubera ko ataba ari nge wafata ruriya rurabo wabyanga wowe ubu ngubu nabyanga uyu rero ngo ni umuco ukomoka mu Bufaransa kuva mu kinyejana cya 14 muri icyo gihe rero nyine ngo byabaga ari amahirwe kubona agace gato kwikanzu y'ubukwe umugeni yabaga yambaye gusa byaje kugenda bihinduka bitewe no kuba abageni baba bihuta bajya mu kwezi kwabo kwa buki no kwirinda kwangiza iyo kanzu n'ababafata nyine babikuraho ngo bashiture iyo kanzu byaje gusimbura ko abageni bajugunya indabo ngo bashimishe abaje mu birori indabo zikaba nyine zizerwa ko zizana amahirwe mu rukundo mu gihe kizaza nizo rero zasimbuye kuba buri wese icyo gihe yaraharaniraga kuba yabona agace gato ko kwikanzu y'umugeni kuko nyine byashoboraga guteza akavuyo n'ibindi bibazo kugeza ubu rero ababikora usanga baba bagamije kwinezeza kuko nyine abenshi bavuga ko batemera niba byazana amahirwe mu by'ukuri nk'uko aya mateka abigaragaza. Icyakora hari abajya guhuza ubusobanuro n'aya mateka kuko hari bamwe bizera ko usamye ruriya rurabo cyangwa uwo ruguyeho ari we ukurikiraho mu gukora ubukwe. Ariko nanjye ibyo bintu ndabyemera. Urabyemera? Akantu kanangaje ni kano kuba abantu bararwaniraga gutwara ikanzu y'umugeni. Ibaze nk'ubu rero wayikodesheje. Etera barazigura. Ibaze nyine wayikodesheje abantu bakwatendingiye ubukwe bose bakabizeye uyu muco. Bahagera wabona kwa kundi ugiye nko kwifotoza nyine ugiye guhindura ngo wambare hajya muri reception nabwo baba bacyambaye agatimba cyabarahindura reception agatimba ugakuramo ukabona ikanzu rero buri wese ashashitura hake yigendera ubwo se ubundi usigara wambaye iki ngaye nguko rero ngiyo imico imwe n'imwe utaruzi ngituruka kuki nyine ikunda kugaragara mu gihe cy'ubukwe rero nizere ko bisobanukiwe. Dusuhuza abantu bose bakoze ubukwe muri weekend ishize bakaba basubiye mu kazi bakaba bahise bagasubiramo turabasuje kabisa bakomeze bagubwe neza neza nago kukiri ukwezi kwa buki zigaye ari iminsi ya buki nakora ubukwe amezi abangahe yose akamara rwose ari mu munyenga adakora none ubu ngubu ni kuwa mbere kuwa kabiri wasanga no kuwa mbere yarakoze ari ubu ngubu akaba ari bwo ubibonye oh my god